Samweli wa mbere igice cya 21. Nuko Dawidi arahaguruka aragenda, Yonatani asubira mu mudugudu. Dawidi aherako ajya i Nobu kwa Ahimeleki umutambyi. Ahimeleki aza kumusanganira ahinda umushyitsi, aramubaza ati ni iki gitumye uri wenyine nta muntu muri kumwe? Dawidi asubiza Ahimeleki umutambyi ati umwami yantegetse umurimo arambwira ati ntihagire umuntu umenya iby'uwo murimo ngutumye cyangwa icyo ngutegetse. Kandi nasezeranyije ingabo zanjye z'abasore aho tuza guhurira. Mbese nta mafunguro, nibura imitsima 5 cyangwa icyo wabona cyose? Umutambyi asubiza Dawidi ati nta mutsima wa rubanda mfite, keretse umutsima wejejwe n'uruburabuzo, keretse abahungu birinze abagore. Dawidi asubiza umutambyi ati ni ukuri tumaze iminsi 3 tubujijwe abagore. Twahagurutse iwacu ibikoreshwa by'abahungu ari ibyera, nubwo ari urugendo nk'izindi. None ibikoreshwa byabo ntibirushaho kuba ibyera? Nuko umutambyi amuha imitsima yejejwe, kuko hatari undi mutsima, keretse imitsima yo kumurikwa yakuwe imbere y'Uwiteka, bagasubizaho ishyushye ubwo bayikuragaho. Kandi uwo munsi hari umugabo umwe wo mu bagaragu ba Sawuli wari wasibijwe imbere y'Uwiteka, witwaga Dowegi Umwedomu, umutahiza mukuru w'abashumba ba Sawuli. Maze Dawidi abaza Ahimeleki ati mbese nta cumu wagira hano cyangwa inkota? Nta nkota yanjye nazanye cyangwa intwaro, kuko umurimo w'umwami ari uwikubagaho. Umutambyi aramusubiza ati ya nkota ya Goliyati wa Mufilisitiya wiciwe mu kibaya cya Ela, dore ngiyi izingiye mu mwenda inyuma ya efodi. Nushaka kuyijyana uyijyane, kuko nta yindi iri hano keretse iyo. Dawidi aravuga ati nayihwanye nayo yime. Uwo munsi Dawidi arahaguruka ajya kwa Akishi umwami w'i Gati, ahungishijwe no gutinya Sawuli. Agezeyo abagaragu ba Akishi baramubaza bati uyu si we Dawidi umwami w'igihugu? Ntibamuteyeho n'imbyino bikiranye bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu? Nuko Dawidi abika ayo magambo mu mutima we, atinya cyane Akishi umwami w'i Gati. Dawidi aherako yihinduriza imbere yabo, yisarishiriza mu maboko yabo, agaharamba ku nzugi z'irembo, agahoboba inkonda zigatembera mu bwami. Nuko Akishi abwira abagaragu bati yemwe nimureba ko uyu mugabo yasaze, nkamunzanirira iki? Mbese nyine abasazi mu kugomba kunzanira iki kigabo ngo kinsarire imbere? Iki kigabo cyangereye mu rugo. Sawuli wa mbere igice cya 22. Nuko Dawidi avayo arahunga, arasukira mu buvumo bwa Duramu. Bukeye bakuru be na bene wabo babyumvise baramanuka bamusangayo. Kandi abari mu makuba bose n'abarimo imyenda bose n'abinubaga bose bateranira aho ari, abo mutware wabo. Nuko abari kumwe nawe bari abantu nka 400. Bukeye Dawidi avayo ajya i Misipa i Mowabu, abwira umwami w'i Mowabu ati ndakwinginze unkundire data na mama bimukire ino mubane kugeza aho nzamenyera icyo Imana integeka. Nuko abazanira umwami w'i Mowabu, baturana nawe igihe cyose Dawidi yamaze mu buvumo. Bukeye umuhanuzi Gadi abwira Dawidi ati wiguma mu buvumo, buvemo ujye mu gihugu cya Yuda. Nuko Dawidi avayo arasukira mu ishyamba rya Hereti. Bukeye Sawuli yumva ko Dawidi yabonekanye n'abo bari kumwe. Ubwo Sawuli yari yicaye i Gibeya munsi y'igiti cy'umunyinyirama, yitwaje icumu, kandi abagaragu be bose bari bahagaze bamukikije. Sawuli abaza abagaragu be bahagaze bamukikije ati yemwe mwa Benyamini mwe, harya mwene Yesayu azaha umuntu wese muri mwe imirima n'inzabibu? Kandi mwese niko azabagira abatware b'ibihumbi n'abatware b'amagana, bituma muhuza inama yo kungambanira, ntihagire n'umwe umburira ko umuhungu wanjye yasezeranye na mwene Yesayu? Ubonye ngo harabura n'umwe muri mwe umbabarira, ngo amenyeshe ko umuhungu wanjye yangandishirije umugaragu, akancira igico nk'uko ngenje none? Ariko Dowegi Umwedomu yari ahagaze mu bagaragu ba Sawuli, asubiza umwami ati nabonye mwene Yesayi azi Nobu kwa Ahimeleki mwene Ahitubu. Nuko Ahimeleki amugishiriza Uwiteka inama, kandi amuha impamba, amuha n'inkota ya Goliyati Umufilisitiya. Umwami abyumvise